murakaza neza kuri sheni yacu. Sheni tugenda tubonaho topic zigiye zitandukanye nk'ubusanzwe nkuko mubizi twigisha gusa neza ndetse no gutunga imisatsi yacu myiza, product nyinshi wakoresha kugira ngo utunge umusatsi mwiza, amavuta menshi agiye atandukanye wakoresha kugira ngo utunge uruhu rwawe rumeze neza. So rero ni ibintu byinshi by'ingenzi ngenda mbereka. So mbanze nkibuka abantu banyandikira muri komanteri nimero yawe ntabwo ugitanga. So please excuse me. Njya nkunda gupininga link ya group WhatsApp, aho ngaho biba biri very simple yuko waza ukansanga mu rubuga wanambona nimero zanjye, ariko nta kibazo reka nimero nyibahe kugira ngo ujye ubasha kumbona byihuse. So rero ndatekereza aho ushobora kureba aho wakandika nimero yanjye, wandika +968 920 373 96. Nisubiremo +968 920 373 niyo nimero yanjye WhatsApp wansangaho, cyangwa se utabonye kuzandika ukaza kureba muri komanteri, ndaza gupininga link muri iki kiganiro ninyaploadinga kugira ngo washe kubona link uze kujoininga. So rero nari kubabwira nimero, sorry, ariko ikintu cyakinzanye muri no video uyu munsi nje kubasangiza ni kuri serum nziza cyane ushobora kwakoresha ku ruhu rwawe ukagira uruhu rusa neza cyane. So serum nta yindi, muranyihanganira ariko ndayibereka ku mashusho nimboneje gukora ino video kugira ngo ibereke. N'abantu benshi bagiye bambaza ati watweretse serum twayikoresha. So rero mbonye umwanya ndabatireka nicare mbanze mbereke iyo serum. So serum nziza cyane bayita Egyptian Magic Whitening Milk. Ni serum nziza cyane ibasha kurinda uruhu rwawe cyangwa se no kugarura ubwiza, irinda no gusaza ku ruhu. So ushobora kuba wakibaza ati iyi serum wayikoresha mu buhe buryo, cyangwa se wayikoresha ryari, cyangwa se ni ibihe byiza ishobora kuba yongera ku ruhu cyangwa se ibyo ikura ku ruhu. So rero iyi serum ni nziza cyane, iyo uri kubona gutya ku mafoto ni nziza cyane. Wayikoresha ahantu umubiri wose, cyane cyane ukibanda mu maso, ku maboko ndetse no ku birenge, ahantu hose kugira ngo ubone uruhu rwawe ruri gutemba itoto. So serum abantu bakunze kwikoresha cyane abantu bafite uruhu rwumye, iragufasha kugira ngo uruhu rwawe rutangire kuba rwatemba itoto cyangwa se rworohemo, kugira ngo nujya wisiga amavuta bibashe kukorohera kugira ngo utagaragara nk'umuntu ufite uruhu rwumye. Bidakuye yuko ku bantu bafite uruhu rw'amavuta mutayikoresha, ariko wirinda kuyikoresha cyane kenshi nko mu cyumweru wayikoreshamo at least 3 kwako rura ruhu rw'amavuta rufata ikintu cyose ushyize ku mubiri wawe vuba. So rero wayikoresha gake cyane kugira ngo ibashe kuba yagukorera neza cyane. Yego yagukorera, ariko ku muntu ufite uruhu rw'amavuta cyangwa se rutumye ifata vuba. So ntabwo ari needed cyane, cyangwa se ntabwo bikeneye cyane yuko wayikoresha buri munsi nk'umuntu ufite uruhu rwumye. So ikindi kintu ibasha kuba yafasha ku ruhu, ibasha kuba yagukuraho amatashi ku ruhu rwawe ukagira uruhu rwiza. Hari abantu muba mufite nk'uruhu mu maso rutangiye kuzanamo utuntu tw'utudomodomo tw'umweru, umukara, nyine ingaruka ziza ku ruhu rwawe, cyangwa zitewe n'amavuta cyangwa se zitewe na klima wowe waba wahinduye n'urugero. So rero iyi serum ni nziza cyane, urumva yuko uyikoresha ahantu hose, wayisiga mu maso, wayisiga ku maboko, ahantu hose kugira ngo uke umere neza. So ni serum nziza cyane ifasha na cyane ku muntu
ugira uruhu ukabona rurashaje kandi akiri mutoya, so ishobora kubasha kuba yakugaburira itoto ku ruhu rwawe kugira ngo use neza cyane. So ni ibintu byinshi bigiye bikubiyemo by'ingenzi ibasha kuba yakorera ku ruhu rwawe rwo mu maso cyangwa se ku maboko n'ahandi hose wayisiga. So seramu rero ikoreshwa ku bantu bakuru, ku bana batoya murabizi ntabwo biba byemewe yuko wamusiga ikintu atatumwe na muganga, kereka yatumwe na muganga aho ngaho at least wayimusiga, ariko ku bana batoya no, ntabwo yemewe mu gihe muganga atigeze ayikubwira. So rero ni agaseramu keza cyane ka Pure Egyptian. Hari n'amavuta ya Pure Egyptian ku bantu bayazi, ndayaberekana yo ku mafoto, ari seti yose, nigeze kuyavugaho muri video zabanjije kuri ino channel, nayavuzeho nayo. Ni amavuta ari naturel, basha gukoreshwa ku bantu bafite uruhu imibiri yombi cyangwa se ku gikara cyabo bashaka ko kigumana ireme ryayo ariko nta kintu gihindutse, just gukesha ariko atari ukuvuga ngo ubaye inzobe cyane. So rero n'iyi seramu iri mu bwoko bwa Pure Egyptian. So rero kuyikoresha ni ingenzi, ariko ushobora kuba wibaza se kushobora kuba waratubwiye Pure Egyptian ko ari abantu bashaka bafite nyine uruhu rwabo bashaka kuguma bari naturel, atari ukuvuga ngo icyo bahinduye. Noneho iyi seramu hari ikintu yamarira ku bantu b'inzobe. Yes, iyi seramu yo hariho itandukaniro ritandukanye n'ariya mavuta naberetse cyangwa se muri kubona aho ngaho ku mafoto yitwa Pure Egyptian. So rero ku muntu w'inzobe wayikoresha iyi seramu, n'umuntu w'imibiri yombi cyane cyane wayikoresha ugasa neza cyane, ikagukuraho amatashi mu maso ukagenda, cyangwa amatashi yatewe n'ibiheri cyangwa utundi tuntu twinshi tw'ingaruka ziza ku mubiri wawe wo mu maso. Iragufasha gusa neza cyane, ukagira uruhu rusa neza, ukaba mwiza cyane. So niba wayikoresha wayihitamo, ni nziza cyane, ikagukorera uruhu rwawe rwiza rwo mu maso. Nshishikariza no ku bantu mushaka kuguma muri naturel ko wakisiga Egyptian. Narayikoze iyo video kera ku bantu mushaka kuyireba nayo mwayireba. So rero ndumva nagarukira ahangaha. Ubaye ufite ikindi kibazo wakandika muri commentaire nkuko abantu mujya mumbaza. So kuri video y'ubutaha nkazaza mbabwira ku kindi kintu cyiza cyane. So rero mukomeze kugira ibihe byiza abakunzi banjye bo kuri ino channel ndetse n'abakunzi banjye ba TikTok. Ndabakunda cyane, nzajya mbagezaho ibintu byinshi byiza kandi byabagirira akamaro. So mukomeze kugira ibihe byiza, dukanda subscribe, like, comment and share kugira ngo tubashe kuba umuryango mugari, dore tumaze kujya mu bihumbi 7 by'abasubscribers. So rero nawe ntugende udakanze kuri subscribe, ni ibintu byoroshye cyane. So mukomeze kugira ibihe byiza, ndabakunda cyane.